Hello guys, mumeze gute gitondo cyiza cyane cyangwa se umugoroba mwiza aho muherereye. Uyu munsi rero guys, abantu benshi baransabye ati Natasha wazadukoreye video itwereka isoko aho mujya guhahira. So uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mbatware mu soko. Iri soko rikaba ari isoko risa nkaho rifite ibiryo by'Abanyafrika. So abantu benshi mujya mwibaza mutese mujya murya ibihaza, mujya murya ibijumba, mujya murya ndabereka buri kintu cyose tugira muri iri soko ko ifite buri kintu cyose kandi ndakeka riri mu state yose ashoboka ya hano muri Amerika. So reka rero mbatembereze mu soko mbereke ibintu duhaha, ibyo turya, ibituma muri makeya tugubwa neza tukumva ko twageze turi mu rugo. So reka mbereke. Nta mamodoka menshi aba hari ariko iyo bigeze nka saa sita z'amanywa ibiryo biba bihari. So isoko ngiryo turyita compare food. So reka mbatemberezeyo murebe ukuntu hameze. Alright, ikirere kimeze neza uyu munsi, nta zuba ryinshi. So urebye muri makeya dufite klima idasanzwe. Ubundi hari icyokere cyinshi nka degre 105 byari byinshi cyane. Eze rero tujye mu soko mbereka uburyo ibiryo byabo biba bimeze. Baba bafite n'ibiryo, so in case wumva udashaka guteka uraza ukareba za menu zabo, bashaka kugutekera ibiryo bya lunch ndetse n'ibya dinner, urabibona aho ngaho. So reka dukomeze rero mbereke ukuntu ibintu bimeze. Turahera hano mu mafuri. Amafuri yabo bafite ama-apple meza aryoshye cyane. Abagura n'ibyo biciro murabibona. Bafite amandimu, nkunda y'amatomati cyane, njya nza hano nkagura amatomati. Batembereza amafuri kwanza murebe ibiciro. Ibi bintu sinzi uko babyita, sinanabigerageza. Watermelon nayo haba hari aryoshye cyane, abarimo abiri atandukanye, abarimo seed n'abandi atafite seed. Aya makeke abaryoha cyane, nkunda kuyagura. Alright guys, dukomeze mbereka. hari ahantu hari bafite za mango hano, mango ziryoshye cyane, amafuru atandukanye. Bacuruza na za zahabu so zitandukanye hano, ama-or. Tubanze tujye mu mbanze mbatware mu biribwa, mubanze mubirebe neza. Avoka za hano ni akayabo, ebyiri gusa zigura $3. So aba ari menshi cyane urebye ugereranyije n'ibiciro by'iwacu. Za cucumbers ibiciro ni ibyo ngibyo. Ibi bintu bimeze nk'imbuhu ariko sinzi ibyo ari byose nabigerageza. Voilà, dore ibijumba sasa. Ibi nabyo bikunda kunzana hano. Ibijumba bya hano ni bya bindi byacu by'umutuku biryoha cyane, bifite amafufu. So nkunda kugura bino bijumba. Bakagira n'ibihaza. Ibi bihaza byabo nabyo bifite ikintu cy'umuhondo indani, bya bindi upasura ugasanga bifite amafufu menshi cyane. So ndabikunda. Dore biri hano barangije kubikata. Iyo babigukatiye ibiciro byabyo birazamuka cyane. Alright, dore ibintu by'iwacu sasa. Ibi byo ntago nzi ibyo ari byo ariko hano dufite imizuzu, ikabigura ibyo ngibyo. Dufite n'ibitoki hano. Ndakeka abantu benshi bajya barabirya ariko sinanabigerageza. Nkunda kurya ibiturutse Bugande.
Okay. Dufite ibijumba hano bindi nabyo biraryoha cyane. Iyo ntafashe biriya mfata ibingibi. Dufite amasidirida ndakeka ariko nyazi kera ndi umwana narayaryaga. Mfite ibyo bita amateke nayo arahari nayo aryoshye cyane. Amabungu, so abantu bakunze amabungu ngaya hano. Bafite ginger, so ginger nazo zirahari. Ndakeka ibingibi ari sinzi izina ryayo. Okay, bacuruza ibingibi byose. Hari ibyo ntazi n'amazina ariko ndayibereka. Ibingibi ndakeka babyita ibishayotsi. Alright guys, dore abantu mwibaza ko turya imyumbati. Dore imyumbati iri fresh, ni iyi hano turayirya, iryoshye cyane, ifitemo amafufu. So ibi bigaragara cyane. Bafite imboga zitandukanye nyinshi cyane z'ubwoko bwinshi. So urebye neza ahangaha tuba dufite ibintu biri organic, biri fresh, biryoshye cyane. Bafite avoka nazo, bafite avoka nazo zimeze neza cyane. Hari ibiryo ntazi amazina yabyo. So hano bacuruza ibishishwa by'ibigori. Icyo babikoresha sinamenya ariko nabyo babiha. Bacuruza ibishyimbo byuzuye mu mifuka, ibintu biba byabaye ready kugira ngo tubirye. Bagacuruza ibyatsi byumye byinshi sinzi amazina yabyo ariko abantu benshi barabigura cyane. Ibitunguru, hari ibintu byinshi cyane guys. Abibaza ko turya amasamaki yumye ngaya nayo arahari. So baba bafite nayo amasamaki aryoshye cyane. Ibishyimbo nabyo tugura ku mifungo cyangwa se ibishyimbo tugura ku mapound biba bihari nabyo. Okay guys, reka mbatware rero aho tugurira ubugari. Inyama zabo ziba zirimo ibirungo. So uraza hano ugatoranya inyama ushaka. Excuse me. Inyama ziba ziri hano ibintu bitandukanye. So inyama zabo zifite ibyiciro bitatu. Hari aho bagurisha inyama z'ingurube, inyama z'inka, inyama ingurube, inka n'inkoko. So iki cyiciro ndakeka ari icy'ingurube. Ahangaha bakagurisha inkoko zifite amano, izo mu nda izo baba batunganyije. Tuba dufite abantu benshi batandukanye baba bari kugurira ibintu hano. Amata, amaji. So haba hari ibintu byinshi cyane bitandukanye biri mu mafrigo. Amafromaje atandukanye. Hari ibintu byinshi cyane mbivuze ntabwo nabirangiza, it's too much. Ikindi hari ibyiciro ugenda ureberamo. Niba ukeneye isabune ujya muri 7, paper towel, trash, ibyo byose. Noneho twebwe
abashaka ibiryo by'Abanyafrika tujya ahangaha. So utari guta umwanya wawe uhita winjira muri gatanu. So haba hari flag ukareba iwanyu ni yihe, ibiryo by'iwanyu bishobora kuba ari nk'ibihe. So birakorohera guhita ureba. Nk'ibi ngibi by'Abajamaike. Sorry. Winjira hano by'Abajamaike ugasanga hari ibiryo, insenda zitandukanye. So twe tuza hano rero akenshi abashaka ubugari, amamesa, ubugari turya n'ubungubu. So ubwo njya mfata ndabona batabufite uyu munsi. Okay, ubungubu njyewe njya nkunda kurya babwita mama choice. Ubwo mfata kamfate ikintu kimwe hano. Guys, bafite na nido ntoya, amadolari yayo murayabona. Bafite na Cerelac y'abana. Hari ifu njya nkunda gufata nkavanga n'iyi ngiyi, ariko ndabona ntari kuyibona. Kanga umwe nzunguruke ndebe ko nyibona. Ibirungo yona haba hari ibintu byinshi cyane, sinzi ko umuntu yanabifata byose ngo abirangize, ariko ndakeka mubonye ibiryo tuba twifitiye hano. So murayibona rero yuko guhaha muri Amerika ari ibintu byoroshye cyane iyo dufite amasoko nk'aya ngaya. Hari za breakfast area. Breakfast hano nazo uraza ukagura ibyo ushaka. Ushyira mu byayi, amajyani y'icyayi, amasukari atandukanye. Haba hari ibintu byinshi. So utoranyamo icyo uzi neza yuko kikugwa neza kandi wishimiye. Hari ibiryo by'abana, ababebe bakivuka. So haba harimo amafruwi, haba harimo ibijumba, karoti. So ibi byose bitewe n'amezi bagezemo babahereza ibi biryo byabo. Inyama za hano zirahenda cyane. Amafaranga 13. Ubanza ni nk'ikiro kimwe. Yandashe nazo ni izo ngibyo. So guys, ndakeka mubonye idea y'ibintu bya hano ukuntu babyifashe n'ibiciro byabyo. Reka ngiye kwishyura ubundi nsohoke mu isoko kuko ntago nari narangiza. Reka mberekere n'ibirungo babiri hano byinshi cyane, mbereke n'ibiryo bateka. So hahandi ugenda ukiyarurira ibyo ushaka. Za bife, inkoko, So haba hari n'amaflag atandukanye ugafata ibiryo by'iwanyu. Haba hari amakeke atandukanye nayo ugafata ayo ushakiye. Alright guys, so ndarangije rero ubwo turi kumwe. Imana yakoze cyane aho mu BYOSE. Ciao, bye.